Tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu igice cya 9 itegeko nimero 71 kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango kuva ku ngingo ya 207 kugeza ku ngingo ya 228. Nk'uko twabikoze mu bice bibanza, turasoma gusa ibyanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda kandi turaheraho igice cya 8 cyasorejwe, ni ukuvuga ku ngingo ya 206. Dutangirane n'icyiciro cya 3, imihango n'ibimenyetso by'ishyingira. Ingingo ya 207, imihango y'ishyingira. Itegeko ni nimero 71 kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Ku bisobanuro by'amagambo akoreshwa muri iri tegeko bishakirwa mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'iki kiganiro tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya 3. Mu ngingo ya 2 y'itegeko nimero 71 kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango turimo turasoma. Nk'uko byagenze mu bice bibanza, kuri iki gice naho harasomwa igice cy'iminota itarenze 30. Duhagarike tuzakomeze ku kindi gice bityo kugeza turirangije. Muri kumwe na Ndimurwayo Jean Bosco, Kigali kuwa 30 Nzeri 2025. Icyiciro cya 3, imihango n'ibimenyetso by'ishyingira. Ingingo ya 207, imihango y'ishyingira. 1. Buri wese mu bashaka gushyingiranwa aherekejwe n'umuntu umwe uhagarariye umuryango n'abatangabuhamya 2 bagejeje ku myaka y'ubukure, bafite uburenganzira mbonezamubano, baza imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. 2. Umwanditsi w'irangamimerere abasomera inyandiko zerekeye irangamimerere yabo, akanabibutsa uburenganzira n'imirimo nshinganwa y'abashyingiranwa. 3. Abashaka gushyingiranwa bemera buri wese ko umwe abereye undi umugabo, undi akamubera umugore mu ndahiro ikurikira: Jyewe, utudomo twahuzuzwa izina, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe, ajyamo utudomo dusimbura izina, umbera umugore cyangwa umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. 4. Nyuma y'indahiro y'abashyingiranywe, umwanditsi w'irangamimerere ababwira ko bashyingiwe hakurikijwe amategeko muri aya magambo: Jyewe, utudomo dusimbura twuzuzo mu izina, umwanditsi w'irangamimerere wa izina, utudomo tugaragaza izina ry'ahantu, maze kumva amasezerano ya utudomo tugaragaza izina na utudomo tugaragaza izina bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu utudomo twuzuzwa mu izina na utudomo twuzuzwa mu izina bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. 5. Indahiro y'abashyingiranywe ikorwa bazamuye ukuboko kw'iburyo
bakurambuye, naho indahiro y'umwanditsi w'irangamimerere ikorwa azamuye ukuboko kw'iburyo akurambuye afashe ku ibendera ry'igihugu n'ukuboko kw'ibumoso. Iyo umwanditsi w'irangamimerere adashobora gufata ibendera kubera ubumuga araryambikwa. 6. Inyandiko y'ishyingirwa ishyirwaho umukono n'umwanditsi w'irangamimerere, abashyingiranwa, uhagarariye buri muryango n'abatangabuhamya babiri. Ingingo ya 208. Kwandika uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. 1. Ku munsi w'ishyingirwa, uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo bwandikwa mu gitabo cy'inyandiko z'abashyingiranywe no mu nyandiko y'ishyingirwa. Icyakora, uburyo bw'imicungire y'umutungo abashyingiranywe bahisemo ntibutangazwa mu ruhame. 2. Uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe butangira gukurikizwa bakimara gushyingirwa. Ingingo ya 209. Ikimenyetso cy'ishyingirwa. Ishyingirwa rihamywa n'inyandiko y'ishyingirwa. Icyakora iyo nyandiko y'ishyingirwa idashoboye kuboneka ku mpamvu iyo ari yo yose, ishobora gusimburwa n'urubanza. Icyiciro cya 4. Ishyingiranwa ry'abanyamahanga cyangwa ishyingirwa hagati y'umunyarwanda n'umunyamahanga rikorewe mu Rwanda. Ingingo ya 210. Ishyingirwa hagati y'abanyamahanga ribereye mu Rwanda. Ishyingirwa ry'abanyamahanga ribereye mu Rwanda rigengwa n'ibi bikurikira. A. Ku byerekeye imihango y'ishyingira hakurikizwa itegeko ry'u Rwanda. B. Ku byerekeye ibisabwa by'ishingiro hakurikizwa itegeko ry'igihugu cya buri wese mu bashyingiranwa iyo bitabangamiye amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. C. Ku bireba uburenganzira bwa buri muntu bukomoka ku ishyingirwa n'ubw'abana, iyo nta masezerano bagiranye ubwabo hakurikizwa itegeko ry'aho baba. D. Ku byerekeye inkurikizi ku mutungo wabo, iyo abashyingiranywe nta buryo bw'imicungire y'umutungo bahisemo hakurikizwa itegeko ry'aho uwo mutungo uri. Ingingo ya 211. Ishyingirwa hagati y'umunyamahanga n'umunyarwanda ribereye mu Rwanda. Ishyingirwa hagati y'umunyamahanga n'umunyarwanda ribereye mu Rwanda rigengwa n'ibi bikurikira. A. Itegeko ry'u Rwanda ku byerekeranye n'imihango y'ishyingirwa. B. Ku byerekeye ibisabwa by'ishingiro hakurikizwa itegeko ry'u Rwanda ku bireba umunyarwanda n'iry'igihugu cy'umunyamahanga ku bireba umunyamahanga iyo bitabangamiye amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Icyiciro cya 5. Ishyingirwa ry'Abanyarwanda cyangwa ishyingirwa hagati y'umunyarwanda n'umunyamahanga rikorewe mu mahanga. Ingingo ya 212. Ishyingirwa hagati y'umunyamahanga n'umunyarwanda ribereye mu mahanga. Ishyingirwa ry'umunyamahanga n'umunyarwanda ribereye mu mahanga
rigengwa n'ibi bikurikira: a. Itegeko ry'Igihugu isezerano ryo gushyingirwa ryabereyemo ku byerekeye imihango y'ishyingira. b. Itegeko ry'u Rwanda ku byerekeye ibisabwa by'ishingiro ku munyarwanda. Ingingo ya 213. Ishyingirwa hagati y'Abanyarwanda ribereye mu mahanga. 1. Iyo ishyingirwa hagati y'Abanyarwanda ribereye mu mahanga, iyo bikorewe muri Ambasade y'u Rwanda, rigengwa n'itegeko ry'u Rwanda ku byerekeye imihango y'ishyingira n'ibisabwa by'ishingiro. Iyo ishyingirwa ribereye mu gihugu kitarimo uhagarariye u Rwanda mu mahanga, hakurikizwa itegeko ry'Igihugu isezerano ryabereyemo ku byerekeye imihango y'ishyingira n'itegeko ry'u Rwanda ku byerekeye ibisabwa by'ishingiro. Ingingo ya 214. Kwemerwa kw'ishyingirwa ry'Abanyarwanda ryakorewe mu mahanga. 1. Ishyingirwa ry'umugabo umwe n'umugore umwe rikorewe mu mahanga mu buryo bwubahirije amategeko yaho ryemerwa mu Rwanda. 2. Ishyingirwa riteganijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo rigomba kwandikwa mu gitabo cy'inyandiko z'ishyingirwa n'umwanditsi w'irangamimerere w'u Rwanda. 3. Iyo ishyingirwa ry'Abanyarwanda ryakorewe mu mahanga rinyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda, ntiryemerwa hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko. Icyiciro cya 6. Gutambamira ishyingira. Ingingo ya 215. Uburenganzira bwo gutambamira ishyingira. Uburenganzira bwo gutambamira ishyingira bufitwe n'umuntu ubifitemo inyungu. Ingingo ya 216. Uburyo bwo gutambamira ishyingira. 1. Gutambamira ishyingira bikorwa mu magambo cyangwa mu nyandiko ku mwanditsi w'irangamimerere igihe cyose ishyingira ritaraba. 2. Abashaka gushyingirwa bashobora kujuririra mu nyandiko gukuraho icyemezo cy'itambamira ry'ishyingira kukuriye umwanditsi w'irangamimerere akabaha igisubizo mu gihe kitarenze iminsi 5 y'akazi ibarwa uhereye ku munsi bajuririyeho. 3. Mu gihe abashaka gushyingiranwa batishimiye icyemezo cy'ukuriye umwanditsi w'irangamimerere cy'itambamira ry'ishyingira cyangwa iyo badahawe igisubizo, batanga ikirego mu rukiko rubifitiye ububasha rw'aho ishyingira rigomba kubera, kikaburanishwa mu buryo bw'ibirego byihutirwa. Ingingo ya 217. Impamvu zo gutambamira ishyingira. Gutambamira ishyingira bishobora gushingira nibura kuri imwe mu mpamvu zikurikira: a. Kubura kwa kimwe mu bisabwa byerekeye imihango cyangwa ishingiro ry'ishyingira. b. Kuba hari umwe mu miziro y'ishyingirwa. Ingingo ya 218. Inkurikizi zo gutambamira ishyingira.
Iyo hagaragajwe impamvu yo gutambamira ishyingira iteganywa n'iri tegeko, ishyingirwa rirahagarara. Ingingo ya 219. Usaba ko itambamira rivaho. Ikirego gisaba ko itambamira rivaho gitangwa n'umwe mu bashaka gushyingiranwa. Ingingo ya 220. Ivanwaho ry'inkurikizi zo gutambamira ishyingira. Inkurikizi zo gutambamira ishyingira zivanwaho iyo: a. Impamvu yateye itambamira itakiriho. b. Cyangwa icyemezo cy'ukuriye umwanditsi w'irangamimerere cyangwa urubanza bivanyeho itambamira. Ingingo ya 221. Urubanza rwerekeye itambamira ry'ishyingira. 1. Urukiko ruregewe hasabwa ko itambamira rivaho ruca urubanza mu buryo bw'ibirego byihutirwa. 2. Iyo urukiko rwemeje ko gutambamira ishyingira bifite ishingiro, ishyingira rikomeza guhagarara kugeza igihe bigaragaye ko ibyangombwa byaburaga kugira ngo ishyingira ribe bibonetse, cyangwa ko impamvu zabuzaga iryo shyingira zitakiriho. 3. Iyo urukiko rwemeje ko gutambamira ishyingira bidafite ishingiro, rushobora guca indishyi z'akababaro uwari waritambamiye ku bw'inabi. Ingingo ya 222. Kumenyesha icyemezo cyerekeye itambamira ry'ishyingira. Icyemezo cy'ukuriye umwanditsi w'irangamimerere cyangwa urubanza rwemeza itambamira cyangwa ururikuraho bimenyeshwa buri wese mu bashaka gushyingiranwa, kimwe n'umwanditsi w'irangamimerere wagombaga kubashyingira. Icyiciro cya 7. Guta agaciro kw'ishyingirwa. Akiciro ka 1. Guta agaciro kw'ishyingirwa mu buryo budasubirwaho. Ingingo ya 223. Impamvu zituma gushyingirwa bita agaciro mu buryo budasubirwaho. a. Impamvu zituma habaho Impamvu zituma habaho guta agaciro mu buryo budasubirwaho ni izi zikurikira: a. Ishyingirwa ribaye umwe mu bashyingiranywe atarageza ku myaka 21 uretse igihe byatangiwe uburenganzira. b. Ishyingirwa ry'abafitanye isano ishingiye ku buvandimwe cyangwa ishingiye ku gushyingiranwa ku rwego rubujijwe. c. Gushyingiranwa bwa kabiri ishyingirwa rya mbere ritaraseswa. d. Igihe ishyingirwa ryakozwe umwe mu bashyingiranwa atabyemera. 2. Ikirego cyo gutesha agaciro ishyingirwa kubera impamvu iteganywa mu gika cya mbere d cy'iyi ngingo ntigishobora kuregerwa iyo abashyingiranywe babanye nibura amezi 6 akurikirana. Ingingo ya 224. Ufite ububasha bwo gutanga ikirego
cyo gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho. Ikirego cyo gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho gitangwa n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu. Ingingo ya 225. Inkurikizi zo gutesha agaciro ishyingirwa ku buryo budasubirwaho. 1. Ishyingirwa riteshejwe agaciro ku buryo budasubirwaho rifatwa nk'aho ritigeze ribaho uhereye ku munsi isezerano ryo gushyingirwa ryakorewe. 2. Ishyingirwa ritaye agaciro riha abana uburenganzira burikomokaho, kabone n'iyo abashyingiranywe bombi baba barabigiranye uburiganya. Urukiko rugena inshingano z'ababyeyi ku bana nk'uko bigenda igihe cy'urubanza rw'ubutane. Akiciro ka 2. Guta agaciro kw'ishyingirwa mu buryo bushobora gusubirwaho. Ingingo ya 226. Impamvu zituma ishyingirwa rita agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho. 1. Impamvu zituma ishyingirwa rita agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho ni izi zikurikira. A. Kwemera gufite inenge k'umwe mu bashyingiranywe. B. Ishyingirwa ritabereye mu ruhame. C. Ishyingirwa ryakozwe n'umwanditsi w'irangamimerere utabifitiye ububasha cyangwa undi muntu wihaye ububasha. D. Indi mpamvu yaturuka ku kutubahiriza ibisabwa byerekeye imigendekere y'ishyingiranwa. 2. Kwemera kuba gufite inenge iyo umwe mu bashyingiranywe yemeye gushyingirwa kubera kwibeshya ku muntu, yabeshywe cyangwa yahatiwe kubyemera. 3. Ishyingirwa ntirishobora guteshwa agaciro ku buryo bushobora gusubirwaho iyo abashyingiranywe babanye amezi 6 akurikirana uhereye igihe impamvu ituma rita agaciro yamenyekaniyeho. Ingingo ya 227. Uwemerewe gutanga ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo bushobora gusubirwaho. Ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo bushobora gusubirwaho gitangwa gusa n'umwe mu bashyingiranywe. Ingingo ya 228. Inkurikizi zo gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo bushobora gusubirwaho. 1. Ishyingirwa riteshejwe agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho rigira inkurikizi zaryo kuva igihe ryatangiriye kugeza igihe hatangiwe ikirego gisaba kuritesha agaciro. 2. Ishyingirwa ryateshejwe agaciro ku buryo bushobora gusubirwaho rishobora kongera gukorwa bundi bushya mu gihe impamvu zariteye zivuyeho. Ni kuri iyi ngingo ya 228 dusoreje igice cya 9 cya tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya 3. Igice cya 10 gitangirana n'akiciro ka 3 ingingo zihuriweho ku gutesha agaciro
ishyingirwa. Ni ingingo ya 229 inkurikizi zo gutesha agaciro ishyingirwa ku mutungo. Ni itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.